Ese byagenda gute uramutse ufashije umuntu akagera ku nzozi ziwe, yamara kugera ku nzozi ziwe we hanyuma wamwiyambaza ibyo uje umushakaho serivisi umusabye akazikwima? Ibi ngibi ni ibyabaye k'uyu musore Ama G The Black mwamenye muri benshi hano ngaha muri muzika nyarwanda, yewe na n'uyu munsi mugikunda. Uyu musore Ama G The Black rero niwe wazamuye umusore mukunze cyane mw'uyu mwaka wa 2024 kwinjira muri 2025 itaye iwacu Bruce Melody. Gusa hanyuma nubwo uyu musore Ama G The Black yamuzamuye muri muzika nyarwanda akaba ari nk'aho ari we wamwubakiye uruganda na n'uyu munsi akigenderamo, Bruce Melody ibi byose yaje kubyirengagiza. Wakibaza byagenze gute? Uyu musore wacu Ama G The Black njye rero mwarabyumvishe hirya no hino, abantu benshi bagiye batandukanye yewe n'ibinyamakuru byinshi byaranditse ubwo uyu Ama G The Black yasabaga uyu musore Bruce Melody ko bakoranaga indirimbo. Wakibaza ubwo yabimusabaga Bruce Melody yamubwiye iki? Byababaje uyu musore ku buryo na n'uyu munsi bikimuriza hirya no hino mu itangazamakuru uko bwije n'uko bukeye. Uyu Ama G The Black aho yerekeye hose ajya gukora ikiganiro bigarukaho byaramubabaje, yewe na n'uyu munsi avuga yuko agahinda Bruce Melody yamuteye atazigera akibagirwa. Mbere yo gutangira ikiganiro rero reka mbanze ngusabe gukanda subscribe ku YouTube channel Rwandan Future kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu musore wacu Ama G The Black rero tukaba tugiye kurebera hamwe amarira ndetse n'agahinda avuga yuko Bruce Melody yamuteye, tukaba tugiye kurebera hamwe inkomoko y'ibi ngibi uburyo byatangiye aba bajya gushwana kakahava. Uyu Ama G The Black niwe yinjije Bruce Melody mu ruganda rwa muzika nk'uko nabikubwiye, kubera yuko igihe Bruce Melody yinjiraga muri muzika nyarwanda uno musore Ama G The Black yari afite izina rihambaye cyane rwose hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, akunzwe n'abatari bakeya mw'iyo myaka. Uyu Ama G The Black rero ubwo yasabaga Bruce Melody collabo ko bakoranaga indirimbo aza amugana amwizeye cyane azi yuko rwose uyu Bruce Melody atamwangira, Bruce Melody yahise amubwira ngo ibyo by'indirimbo yawe ushaka ko dukorana bireke rwose. Arangije aramubwira ngo ari nabyo byabaje Ama G The Black, njyewe ndaguhereza amafaranga ariko iyo ndirimbo yawe ntisohoke. Urumva yuko rwose ibyo ni ibintu bibabaje cyane, kuba wazugana umuntu wazamuye rwose wegeze gufasha hanyuma akakwirengagiza akakwereka yuko ntacyo uri cyo akagushitinga mu bantu rwose aba ari ibintu bibabaza cyane. Ibi ngibi byabaje uno musore Ama G The Black ku buryo ahantu hose agiye yewe yirirwa aririra muri kamera. Ngira mwarebye ikiganiro cyo gukora kuri Yago TV show, uyu Ama G The Black ashimira n'uwo bita Yago kubera yuko Yago niwe wamufashije. Uyu Ama G The Black indirimbo yaje gusohora ni indirimbo yise mu mizigo rwose. Hanyuma iyo ndirimbo nibwo yigeze kugira igitekerezo cyo kuba yasohora indi ndirimbo, yarangiza agategura yuko azayisohorana n'uwo mukunze cyane muri muzika nyarwanda Bruce Melody. Hanyuma yaza amugana rwose amwizeye yuko uko byagenda kose bazayikorana. Bruce Melody nibwo yamubwiye ngo ibyo ngibyo byihorere, iyo ndirimbo yawe ushaka gushyira hanze ngenda guha amafaranga yose ushaka, nushaka ntuzirirwe unayisohora, njye nawe ntabwo twakorana. Uyu Ama G The Black kandi rero ni ibintu bizwi cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda na buri umwe wese ko ari we yazamuye Bruce Melody, kubera yuko igihe yinjiraga mu muziki Bruce Melody uno musore wacu Ama G The Black yari afite izina rihambaye cyane rwose akunzwe n'abatari bakeya. Ese wowe uramutse ufashije umuntu hanyuma waza umugana akakwirengagiza akakwereka yuko mutaziranye mutigeze munamenyana, wowe wabigenza gute ari wowe? Wowe dukomeje kubana mu ikiganiro rero uracyari kuri Rwandan Future, kanda subscribe hanyuma ujya muri comment rwose utubwire uramutse ufashije umuntu ari wowe ku giti cyawe hanyuma yaho wamusaba serivisi akakwirengagiza akakubwira yuko ibyo urimo umusaba rwose bidashoboka ndetse bitazigera binashoboka ko mwakorana mw'icyo gikorwa nawe wigeze kumufashamo, wowe wabigenza gute? Ibi nibyo biri kuba kuri uyu musore wacu Ama G The Black ku buryo arimo avuga ngo uyu Bruce Melody rwose niwe yamuciye intege muri uru ruganda, rwose niwe yamwangije muri buri kimwe, rwose yaramubabaje cyane ku buryo na n'uyu munsi Ama G The Black avuga yuko atazigera yibagirwa ibyo Bruce Melody yamukoreye, kubera yuko byaramubabaje cyane ku rwego rwo hejuru. Kandi ibi ngibi ni ibintu byababaza buri umwe wese rwose, kubona wafasha umuntu
kuzamuka akagera ku nzozi ziwe, hanyuma yamara kugera ku nzozi ziwe we wamwiyambaza umusaba ko mwakorana, uwo muntu akakubwira yuko ibyo urimo ushaka bidashoboka rwose, bisa nkaho aba akubwiye wabuze icyo gukora. Ibi ngibi rero birababaza kandi bibabaza buri umwe wese urimo wiyubaka. Umbwire ukomeze ugire ibihe byiza rwose, ngira umenye impamvu uyu Ama G The Black ndetse na Bruce Melody mw'iyi minsi rwose batarimo bahuza, babaye abanzi. Ikirimo kibitera n'icyo ngicyo, nuko Ama G The Black yaje yambaza Bruce Melody ngo bakorane indirimbo, hanyuma Bruce Melody akamubwira ngo reka reka rwose ibyo urimo unsaba ntabwo byakunda rwose, nimba aho kugira iyo ndirimbo yawe ijye hanze, ngenda guha amafaranga yose ushaka, hanyuma iyo ndirimbo yawe nishaka ntizanasohoke. Ibi byababaje Ama G The Black ku buryo yavuze ngo nta muntu n'umwe wo kwiringira, na Bruce Melody nari nizeye nafashije nawe rwose arabinkoze. Ibi ngibi cyane bibabaza na buri umwe. Umuntu nakugirira neza ntuzigere wirengagiza ineza yakugiriye, nk'uko uno musore Itayiwacu Bruce yabikoze, yirengagiza ineza Ama G The Black yamugiriye rwose. Birababaza cyane, yewe n'uyu mwanya niko gahinda kose ko gutandukana na buri umwe wese. Ama G The Black avuga ngo nta muntu n'umwe wo kwiringira ku iyi si habe namba.